navukanye icyaha cy'inkomoko nyoboka idini ngira ngo nkire ariko ntacyo ryamariye narushijeho kuremererwa bankoreye imitwaro idaterurwa bambwira ngo nkorere ijuru ariko kuko ridakorerwa narakoze ariko ndaribura shimwa Yesu ni wowe wantuye iyo mitwaro bankorezaga wahindutse ikivume ku bwanjye bundi ntungane mu maso yawe narwo rwandiko rwandegaga warushyize ku mutwe wawe Yesu umaze guhanirwa ibyaha byanjye wararushwanye ubundi umwere. Imana ishimwe kabisa. Imbaje iteka. Igitero cy'indirimbo. Iki ni cyo gihimano cy'umwuka. Turabasuhuje cyane rero bakuzi b'ikiganiro Ijuru Ntirikorerwa, bakuzi ba radio Fine FM. Iyi ni yasaha nyine mukunda muri benshi. Cya kiganiro cyahageze murarike n'abandi uri wa mwanya wo kuva mu rujijo nk'uko musanzwe mubimenyereye. Nge uri kuri mikoro ni Mugemana Andre. Imana yangize intungane ubu ndi hano mu isi nk'uko cya kirango cyabivuze ati nejejwe no kuba ndi hano mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Nanjye ndaryicaranye ariko mu by'ukuri ntarikesha ibikorwa byanjye cyane ko nanjye nasobanukiwe ko impamvu ntaribonesha ibikorwa byanjye nuko ndi mubi. Navutse ndi mubi navuga icyaha cy'inkomoko nubwo nagerageje kugira ibyo nakora kugira ngo ndebe ko naba mwiza ariko naje kumenya aho ikibazo cyanjye gishingiye namenye ko ari mu ivuko. Ibyo rero byatumye mbasha kuba natsindwa n'urubanza gusa ngiza kugira amahirwe mpura n'abavuga ubutumwa bwiza bambwira aho nabereye umunyabyaha nza no kumenya aho nabera intungane muri Kristo Yesu. Turahangaha rero kugira ngo duhamye nyine uburyo Imana igira abantu intungane bakaba hano mu isi bazi neza ko kuva mu buzima bwabo kuva mu mubiri wabo bazazuka ariko bakajya kubana n'Imana mu ijuru bafite ubutungane nk'ubwo ifite. Kiganiro rero Ijuru Ntirikorerwa ubwo turi hano kugira ngo dusobanure kubera iki ridakorerwa ese ijuru ni igiki niba ridakorerwa se umuntu yaribona te. Tuzi ko umuntu atagiye mu ijuru yajya mu muriro utazima kandi tuzi ko nta muntu n'umwe wifuza kuba yajya mu muriro yewe n'Imana ubwayo ntabwo yifuza ko hari n'umwe yarimbuka. Niyo mpamvu yatanze ubutumwa bwiza kugira ngo bugere mu bari mu isi bose hanyuma niba bwizera bakiri icyo kibazo batinya bakiri icyo cyago batinya kandi bafite bajya heza n'ubundi bateguriye n'umwami Imana. Ntabwo ndi jyenyine rero reka mwene data nawe abasuhuze hanyuma tuganire n'abaduteza amatwi ubutumwa bwiza. Ndi mutagatifu Sanzira David wera umuziranenge utagaho mu maso y'Imana bidashingiye ku bikorwa bidashingiye ku mivugire bidashingiye ku myitwarire bidashingiye ku ndeshyo habe n'isura bidashingiye ku muryango umbyara ku mubiri ahubwo bishingiye ku rupfu n'izuka bya Yesu Kristo ariko nabyo byavuye mu mbabazi n'urukundo Imana yankunze. Ibyo rero nanjye muvandimwe bimbesheje mu isi nezerewe. Yego akareka ntabwo byanze hari igihe bari muri byaranze ubwo ijuru ryabonetse ngewe byarakunze kubera ko n'ubundi n'uwavuga ko ashaka ibyemera nukuri nta munezero yabibonamo. Iyo umuntu avuze ko byanze biterwa n'icyo abashaka yabuze ariko njya mbona n'ubonye icyo yashakaga kitari ijuru n'ubundi agumya guhangayika ubwo asanga atari cyo n'ubundi yashakaga. Umuntu ashaka umugore agahangayika nzabigenza ne akigomwa agashaka akabanza akakubaka yamara kubaka agashaka inkwano akayibona akayitanga yamugeza mu rugo kumva ntanyuzwe si cyo yashakaga kumva wagira ngo si cyo yashakaga. Ushaka diplome wamara kuyibona ukumva urahangayitse akazi nako kagashaka wamara kukabona tumva nako gahangayika nabyo ntibyuzuye amafaranga urayashaka wamara kuyabona nabwo gahangayika sinyuzwe nabyo ukumva nta kintu
kikunyuze ukumva nta kintu kiguhesheje ibyishimo. Abakunzi rero b'ikiganiro ijuru ntirikorerwa muri rusange, ariko nanone n'abakunzi ba Fine FM mwese abariho bushyashya abo tugiye kubana mu iki kiganiro turabasuhuje. Mukomeze murekereho urushinge, aha hari amakuru yizewe, aha hari amakuru ntukureho urushinge, aha hari amakuru ku buryo nawe ushobora guhita uba umwana w'Imana nta kindi ukoze, uteze amatwi gusa, nta bindi bintu bagusaba gukora. Reka n'ijuru ntirikorerwa. None se mu kanya ntihari uri buze kuduhamagara kandi yiyicariye. Icara ku ndangururamajwi yawe, ku nsakazamajwi yawe, ubundi utega amatwi wumva ukuntu Imana ikuhereza ijuru ku busa. Rero mwese turabasuhuje, abera turabasuhuje aho bari hose mu mpande enye z'igihugu ndetse z'isi, kuko barahari bakomeza kudufasha banadusabira kugira ngo iki kiganiro kigere ku ntego yacyo. Intego yacyo ni ya ntego Imana yari ifite ubwo yakoreshaga inama mu ijuru. Uzasoma ibyahishuwe ibice 5, kwari ukugira ngo abari mu isi bakire urupfu rw'iteka. Yari iri gushaka umucunguzi. Iyo ntego rero nanone ikomereje mu kiganiro ijuru ntirikorerwa. Ubwo rero abari fite uwo mujishi nabo turabashimiye, kandi mukomeze kubana natwe mwese, dushimiye Imana. Numva rero n'ubundi byose bigirwa ukuri n'ijambo ry'Imana. Waruhamije ko ubura umutagatifu, uri umwana w'Imana bidasubirwaho, ni nacyo umuntu wese aharanira kuba yageraho. Ariko impamvu atakigeraho ni ukubera ko afite inzitizi atiteye, afite intambamyi atagizemo uruhare, nuko ari umunyabyaha. Nabwo kuba ari umunyabyaha ntazi aho bituruka, kutamenya aho bituruka nabyo bikatera kutamenya icyagukiza ubwo bunyabyaha bwawe. Gira ngo ubutumwa bwiza nibwo busobanura neza umunyabyaha ni muntu ki. Ese baye umunyabyaha biciye mu buhe buryo? Ese ashobora gukira ubunyabyaha bwe nanone binyuze mu buhe buryo? Reka dukoreshe ijambo ry'Imana, niryo ryizewe. Naho ijambo ry'umuntu tuzi ko rirahindagurika ndetse riba ririmo n'ikinyoma, ariko iry'Imana ryo ririzewe na buri muntu wese. Turakoresheje amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Mfite Bibiliya ntagatifu. Njye mfite Bibiliya yera. Turasoma mu gice cya 48 n'umuro, turahera ku murongo wa 7 tugere ku murongo wa 8 ni 20 gusa. Tugiye kureba umuntu ni muntu ki. Umuntu ubuzwa gukorera ijuru ni muntu ki? Kubera iki aribuzwa? Ese kubera iki niyo yaribujijwe n'ubundi abaho yumva adatuje? Kumubwira ngo ijuru ntirikorerwa ntabwo bihagije, ahita yinjira mu bibazo byinshi. Ese niba ridakorerwa nkaba ntarifite, zaribona nte noneho? Ese kuki icyo kizamini cyo kurikorera cyo ntakirimo? Kuki nkibuzwa? Kuki se ahubwo narigikoraga ko narinzi ko ndi kurikorera, uje avuga ko ridakorerwa we ni muntu ki? Avuye he? Negati ki? Ajate. Reka tukubwira impamvu irushanwa ryo gukorera ijuru ryakunaniye, ndetse Bibiliya ivuga ko ushobora kubona nabyumvisha bwa mbere. Reka twumve ijambo ry'Imana. Muri Bibiliya yera haranditse ngo ni Yesaya ibice 48 umurongo wa 7 n'uwa 8. Biremwe nonaha, si ibya kera. Kugeza uyu munsi ntiwigeze kubyumva, kugira ngo utavuga uti nari mbizi. Nukuri koko ntabwo wumvise kandi ntacyo wamenye. Uhereye kera ugutwi kwawe ntikwari kwazibuka. Kuko nari nzi yuko wariganije cyane, kandi wiswe umunyabyaha ukivuka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ubu niho bikimara kuremwa, ntabwo ari ibya kera. Kugeza kandi uyu munsi ntacyo warubiziho, kugira ngo utavaho uvuga uti ibi nari nsanzwe mbizi. Imana iragira iti nzi neza ko utigeze ubyumva, kandi ko ntacyo wigeze umenya, ko na mbere hose ugutwi kwawe kutigeze kuzibuka, nkamenya neza ko wangambaniye inshuro nyinshi, ukaba witwa umugome wabuvukanye. Iyi ni Imana iri kubivuga. Iyi ni Imana ibivuze. Ntabwo umuntu yakubwira gutya. Oya. Abikuye.
ntabwo umuntu yakubwira gutya kubera ko abikubwiye inshuro nyinshi ntacyo aba kigukuyeho yego kiyagucagaho ntabwo waba ukikimuhaye ntabwo wabikubwiye yaba guteye kwiheba yakubwira ibuka bugikoze ku mufukara oya ntabwo waba ugishyizemo Imana rero umugambi wayo ni wo gukiza umuntu nta kindi kintu imuciye ishaka kumukiza icyo arwaye ariko atazi ishaka kumukiza n'urugamba umuntu ariho ariko arwana n'icyo atazi bavuze ngo biremwe nonaha ariko mu by'ukuri abantu benshi basanzwe bumva ubutumwa bwiza hirya no hino aho abantu basengera ariko bakabaho mu mitima yabo bumva n'ubundi ari abanyabyaha ndetse kuri ubu n'igihe bazapfira impamvu biremwe nonaha ni uko hari ibintu uri busigarane mu mutima wawe mu by'ukuri utigeze wumva aho wasengeye utigeze wumva nawe ubwawe mu byo wasomye ariko no mu byo waba warabwirije cyangwa se waba warabwirijwe ikiba kiremwe uwo munsi uraza kucyumva mu kanya gatoya uko tugenda tuvuga uragenda wumva igishyashya humura ndabizi ko tuguteye amatsiko ushobora kuba uri umusomyi ushobora kuba uri umwigisha w'ibyanditswe ariko tuzi neza ko uri buze kumva ibintu bishyashya ubwo Imana ibivuze ntabwo ihubutse kandi ibyo uvuze irabizi neza ko mu mutima wawe hari ikigiye gukoramo ugiye kwakira igitangaza cyawe amen 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 noneho igitangaza nyacyo Imana ivuze ko impamvu yo kubwira ibishyashya ni ukugira ngo utavaho uvuga uti nari sanzwe mbizi mu by'ukuri niba wari usanzwe ubizi se uzi uburyo wabaye umunyabyaha uramutse ubaye umenya uburyo wabaye umunyabyaha ntabwo waba ukigerageza gushaka icyakugira intungane ikimenyetso cyo kumenya ko uri umunyabyaha ubibwiwe n'Imana ni uko utongera kugerageza gukorera ijuru umuntu wese uri mu gipatane cyo gukorera ijuru ntacyo yigeze amenya ntacyo yigeze yumva biremwe none hari ibyo ugiye kumva rero Imana iragira iti nzi neza ko utigeze ubyumva kandi ko utigeze ubimenya ngo uhereye kera gutwi kwawe ntikwari kwazibuka nkamenya neza ko wangambaniye inshuro nyinshi ukaba witwa umugome wabuvukanye uburyo umuntu agambanira Imana ntabwo ari ukayituka ati urakagira gutya na gutya bya bitutsi byo mu buryo bw'abantu ahubwo kugambanira Imana ni bwa buryo iyo ivuze ikintu nawe uhinduramo icyawe nawe ukavuga icyawe da kuri ko shitani yabigenje ntekereza ko ubunyabyaha bw'umuntu n'ubundi buturuka kuri shitani muvandimwe kugira nabwo umuntu ataza kwibaza ese ubu ndi kubwirwa bwo suruse yabwo inkomoko yabwo ni iyihe umuntu yaremwa atunganye aremwa mu gitaka aricyo bita Adamu bivuga nyine ni igitaka nyine ni igitaka mu zindi ndimi kivuga n'ibara ry'icyo gitaka ngo gisa na shokora mu ndimi z'ikigiriki izo ngizo zisobanura n'icyo gitaka Adamu yaremwemo ariko bikagaragaza ko icyo gitaka cyaremwemo uwo muntu n'ubundi yabaye umuntu nyamuntu ari uko ahumekewemo n'umwuka w'Imana uwo muntu rero aremwa nk'umutako Imana yifuzaga nk'umunezero Imana yifuzaga aho imariye kurema ibindi biremwa byose ariko yarebye umunezero wayo ukwiye kuba mu muntu umuntu yaremye imurema rero yifuza kubana nawe iteka ryose imurema kandi imuremye ari umwe ariko imuremeramo abandi bose muri bake imugira nk'igifumbiro ariko ifumbiyemo ingemwe nyinshi cyangwa se imbuto nyinshi igenda kuzamugemura imutera mu isi yose niko ibyanditswe bivuga mu byakozwe n'intumwa 17:26 ngo Imana yaremye amahanga yose iyakomoye mu muntu umwe uwo muntu umwe rero niwe waje gushukwa n'umwanzi shitani cyangwa se kibi isewe kibi amushyiramo umutima amushyiramo umwuka yari yifitemo wo kwigomeka ku Mana aha bavuze ngo umuntu ni umugome wabuvukanye impamvu umuntu aba umugome akivuka ataranagoma nuko avukana wa mwuka nyine wa shitani muri we yakiriye cyangwa se yandujwe akiri muri Adamu atari yasohoka ngo yororoke abyarwe na se na nyina bamubyaye ejo bundi ubundi ababyeyi Imana izi na Adamu na Eva niko byanditswe bivuga amaganya ya Yeremiya 7:5 haravuga ngo ba data baracumuye ariko ntibakiriho nitwe twikoreye ibihano by'ibyaha byabo nuko bimeze aha ari cyo kintu gisubiremo cyumvikana utiki
narimvuze ngo ababyeyi yego Imana ituziho yego itubaraho izi neza batwanditseho yego ntago ari bariya twasohotse meje mundi mu bitaro si bariya tubana cyangwa se baba mu ntara si bariya bavuye mu mubiri ejo bundi oya ahubwo iziko Adamu na Eva nibo mama na papa. Yes, Adamu niwe se w'abafite ubugingo, Eva niwe nyina w'abafite ubugingo. Abo nibo babyeyi, ni nabo banacumuye. Twese duhinduka abanyabicumuro, ubwo tuvukana ubugome nk'ubwabo. Muri make ubwo mwuka wa shitani usa nkaho ari wabyaye ababyeyi bacu, noneho birangira igisekuru cyacu gihindutse shitani. Nuko bimeze. Yesu aravuga ati mukomoka kuri so Satani. Bega ibintu bikaze cyane, bega ibintu bibabaje. Cyo nicyo gisekuru cy'umuntu. Ariko kuvuka ukisanga aho hantu, uragerageza ngo urebe ko wabona handi wabona igisekuru bikakunanira. Ndetse abana bamwe bajya batani wabo bavuga ati purugo takuvukira kuvukira. Ariko kubera ko uyu mubyeyi uyu wanyu muvuze Yesu yavuze tumuraba so Satani yabonye ko nanone nadashyiramwe amayeri abana bazamugumukana. Yaravuze ati reka nshaka ukuntu najijisha nshyiremwe amayeri menshi bajye bagira ngo burya ikibazo sivuko ahubwo ikibazo nibyo bakoze nyuma yo kuvuka. Yego, ikibazo sinjye wababyaye, ikibazo sinjye, ikibazo ni societe bakuriyemo. Rero bahita banagihimba mu gifaransa, umuntu ntabwo yavutse ari mubi, ngo ni natire yamuhinduye. Ijambo ryabivuze ngo uri umugome kavukire, ngo ni societe yamuhinduye. Ntabwo ari byo. Ijambo ry'Imana ryo ritwereka ko Imana iyo izi byose yahamije ko umuntu ari umugome ku buryo bwa kavukire, ngo ni mubi uhereye ku kuvuka kwe. Ubwo rero ubwo byagenze bityo, sinzi niba hari icyo wabihinduraho ukoresheje imirimo yawe. Kavukire ntacyo wahindura kuri kavukire. Wahindura wakora se ku buryo wongera ku buryo uvuka bundi bushya? Ntibishoboka. Ahubwo ni wa mugome uri gukora. Uzi ko iyo usomye muri Yesaya igice cya mbere, yego, usa n'uhasoma usoma umurongo wa 4 kugere ku wa 6 wumva ibintu bihari. Yego, igice cya mbere cya Yesaya, kasome muri Bibiliya yera. Yego, ngo dore wa bwoko bukora ibyaha, abantu buzuwemo no gukiranirwa. Yego, urubyaro rw'inkozi z'ibibi. Yego, abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguye uwera wa Isiraheli, baramuhararukwa, basubira inyuma. Niki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira gukabya ubugome? Umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe nta hazima, ahubwo ni inguma, ni imibyimba, ni ibisebe binuka, bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobejwe amavuta. Bibiliya ntagatifu uragowe, ko havuga uragowe. Ugowe ninde? Uragowe wa gihugu we cy'abacumuzi, wa muryango we wuje ubugome, bwoko bw'abagira nabi, bana b'inkozi z'ibibi, mwimuye Uhoraho, muhinyura nyir'ubutagatifu wa Isiraheli, mumutera umugongo. Murashaka se kandi ko babahana bate? Mwebwe mukomeza gukabya ubwigomeke, umutwe wanyu wose urarwaye, n'umutima wanyu umeze nabi. Kuva mu bworo bw'ikirenge kugeza mu mutwe nta hazima, ahubwo ni ingumansa n'ibisebe n'ibikomere bivirirana, bitarakandwa, bitaranapfukwa cyangwa ngo byogeshwe amavuta. Ngo umuntu rero ubundi kuniko gukanda kwiza, kuvuga umuntu uwo ari we akimenya,
ariko se ubundi koko uri n'umuganga wajya kuvura umuntu ntusuzume indwara ntumubwire uko arwaye ubwo ahubwo ukajya uca hejuru y'ibisebe ugapfa gupfuka nta kubyoza ngo atababara ngo hato atababara ubwo se akazakira uzi ko muri Ezekiyeli ibi bintu Imana yarabinenze yavuze ati ubwoko bwanjye dore babuvuye ibisebe babica hejuru yego rwose ngo uruguma rw'abantu banjye ariko uzi ko barugumura baruca hejuru umuntu ataramenya ibi bintu utaramenya ubunyabyaha bw'umuntu ngo amenye ko gutya ameze ntabwo yabura kwishyira hejuru ntiyabura no kugerageza gukorera ijuru naho bituruka ubundi ntiyabura kuvuga ko ijuru azarikorera ese urarikorera uri uwuhe umva ko Imana ikuzi ngo guhera hehe aho ukandagirira aho utangiriza guhera mu bworo bw'ikirenge kugeza mu mutwe aho urangiriza ngo nta hazima hahari ngo haraboze n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa habe no kubezwa amavuta hanyuma warangiza ngo ushaka gukora urakora iki koko urakoresha iki gukoraho barakora ariko muri uko gukora bavuze ko ni inkozi z'ibibi kubera kuri mubi ubwo n'ibyo ukora nabyo bihindutse bibi none se niba wuzuye ubugome aho bavuze ngo ni urubyaro rw'inkozi y'ibibi ngo ni abana bonuna basubiye inyuma bareka Uwiteka baramuharuka basubira inyuma hano bavuga ngo ni abantu buzuwemo no gukiranirwa ibintu mbonye muri Mika byo birakomeye uzi ukuntu muri Mika havuga muri Mika ho ngo amaboko yabo ngo akorana ibibi umwete urumva igikomangoma cyaka amaturo nawe umucamanza agahongesha ngo n'umuntu ukomeye yerura irari ry'ibibi riri mu mutima Uwiteka uko niko bahuriza imigambi yabo hamwe yewe ngo umwiza wo muri bo ameze nk'igitovu umwe wemerwa umwiza wo muri bo ameze nk'igitovu urushaho kuba intungane arutwa n'uruzitiro rw'amahwa umunsi wavuzwe n'abarinzi bawe ari wo wo guhorwa kwawe urageze noneho barumiwe aho ni muri Mika ibice 7 umurongo wa 3 n'uwa 4 yego nguruta abandi bose kuba mwiza ukomerwa amashyi umwe wemerwa utanga byiza utanga byinshi wagiriye abantu neza umwe muri karitsiye bataka bemera gukiranuka ibyo byari byiza mu buryo bw'abantu abikorera abantu bikaba byiza muri bo ariko ku Mana kuko Imana isanzwe imuzi mwene Adamu ukuntu ari mubi naho ibibarira ubundi uzi ko muri Yesaya 64 naho nyine havuga ibisa n'ibi ngibi havuga nyine ko burya ngo umuntu umeze utya umuntu umeze gutya ngo ajye agerageza gukiranuka ngo ariko ibintu yakiranutse imbere y'Imana binuka kubi rwose ngo ndetse n'ubushwambagara bufite ibizinga hanyuma uwo nguwo akumva ashaka gukorera ijuru buse koko yarikorera ahereye ntabwo byakunda ariko umuntu nuko atimenya ni ukuri n'ibyifuzo bye no kwineza no gukora ibindi byamushimisha nabyo byaramunaniye umuntu ahora mu itashe yo gushaka ibyamunyura ariko nabyo byaranze umuntu arahaha ariko n'ubundi akabona ntibigera ku kigero cy'ibyo yifuza uwo rero ntabwo yazigera yemeza Imana ubwo ntekereza ko bakomeje kumva impamvu ijuru ridakorerwa dukunda kubivuga bakatubaza ibihamya byo ni byinshi twabivuga n'iminota ikaturengana umuntu ni mubi nka shitani ariko n'abantu barabyiziho ibyo bajya bibonaho nabyo ni imbuto nyine z'ibyo bari byo niyo mpamvu umuntu wese agerageza gukora ibyiza agasanga mu by'ukuri yakoze ibibi ndetse Imana ikanavuga ko aho havuye ibibi niho hava n'ibyiza igafata ibyo byiza byawe n'ibibi byawe byose ikabiteranya kuko byagukomotsemo igahita yerekana ko uri mubi ku buryo nta cyiza na kimwe cyaguturukamo aho wari uvuze muri Yesaya haravuga ngo twese twahindutse abanduye n'ibyo twagerageje gukiranukamo ibyiza twakoze ku Mana ngo bimeze nk'umwenda wahumanye cyangwa se wanduye bimeze nk'ubushwambagara busize ibizinga gusa none niba urumva niba se umuntu ari mu bikurwa urwego kubera ko afite uwo mwuka wa shitani
noneho kandi kujya mu ijuru bikazasaba ko umuntu agomba kuba ari intungane. Kandi mu by'ukuri umuntu agerageza kwitunganya bikanga. Umuntu akiyeza mu buryo bwo kuvuga ibyo yakoze nk'uko babidutoje, ariko n'ubundi ukumva uracyari umunyabyaha mu mutima. None uradushakira igisubizo, umuntu yaba intungane ate mu maso y'Imana? Umuntu yakwemerwa ate ku Mana? Ni gute cya kirango cyavuze kiti nejejwe no kuba mu isi, nzi neza, mbizi ndashidikanya, nzi neza ko mfite ijuru. Kandi mu by'ukuri umuntu ufite ijuru ni umuntu w'intungane. Kandi kuba intungane twabonye nta wabishyikira, kuko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Kandi mu by'ukuri twebwe twageragezaga ibyiza tugira ngo wenda tugere ku gutungana. Ariko niba kavukire yacu ariyo mbi, muri Yeremiya niba ari 3:13 niho havuga ngo 3:23 niho havuga ngo ese ingwe ishobora guhindura ubugondo bwayo? Ese umwetiyopiya ashobora guhindura ibara ry'uruhu rwe? Ngo nibyo bintu bitakunda, ngo ni nako umuntu wo kwa Adamu adashobora gukora ibyiza ngo atunganire Imana ku kigero Imana imushaka. Kandi kuba intungane bivuze ngo nuko utigeze ukora icyaha, nuko utajya ukora icyaha, nuko utazigera unakora icyaha. Aho waba ubaye umugaragu w'Imana mwiza, umugaragu w'Imana mwiza kandi ukiranuka. None umugaragu w'Imana mwiza muvandi, niba umuntu adashobora kuba umugaragu w'Imana mwiza nga agere kuri ubwo gutungane, hari undi waba warabonetse wageza abantu kuri ubwo butungane Imana yavuze? Erega byose bigirwa kuri nuko bihura n'ijambo ry'Imana. Imana nayo ni nziza, yaradukunze, nta na kimwe yasize, byose yabishyize ahabona kugira ngo hatazagira uhuzagurika. Umuntu nanabyumva ibiremenye, ariko bibe bifite n'ireme koko. Nibirema bigira ireme biremeke biremeke. Yarabyandikishije rero muri Yesaya 53. Nishaka mbesomye umurongo umwe wa 11 muri Bibiliya yihe? Muri Bibiliya yera. Naje kafite ntagatifu. Aravuga azabona urubyaha, azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe. Inde? Turamwumva mu kanya. Niyo matsiko ngize. Komeza. Yego kuri 11. Bimwishimishe, bimuhaze, umugaragu wanjye ukiranuka, azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Waruvuze ngo nde? Ni wamwumvishe? Ni uje namwumva. Uvuze kwisha azishyiraho gukiranirwa kwabo. Bise numva wishizeho. Hari umugaragu mo hagati. Yego. Umeze ati ukiranuka. Twabonye ko abantu bose uyu yakorera ijuru. Yego. Uyu nguyu umugaragu ukiranuka yakorera ijuru. Yararikoreye. Ngaho ubundi uyu ni nawe ntwarane ivugwa ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Nibyo. Intwarane zibugishamo imbaraga. Nguyu watwaranye rero. Uyu mugaragu w'Imana. Nguyu mugaragu ukiranuka. Abandi ni murambika imyiko, muranjwa, muraruhira ubusa, muravuna, muraruhuwa kavuna, murarubira icyuya cy'ubusa. Ndetse nguyu mugaragu uzi usomye muri Matayo 7:21 avuga ibintu azababwira n'ibindi bazaba bari kuvuga. Aba bari kubira icyuya ngo barakorera ijuru, bazababwira ngo mumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, simbazi, sinigeze no kubamenya. Ariko nanone ngo azababeruriye kuri ubuho, nibitaremeka mu mutima wawe uyu munsi azakwerurira. Ariko uzaba nanone uri kumubwira ibyo uri gukora, ibyo bikubiza icyuya, ayo majoro urara, ubwo butayu, ayo mazi, sibyo, iyo nzara ikwica ngo uri gukorera ijuru, ayo maturo, ibyo bitambo, iyo misanzu, iyo miziki, izo ndirimbo, ibyo bintu byose uri gukora utekereza ko bizaguhesha ijuru, uzabitondagura ugira ngo uri gushaka gutsinda Imana. Hanyuma umugaragu w'Imana ukiranuka, Imana yo nta nubwo izerereza mwebyo ngibyo. Hose azicara hirya, azaba yicariye mu ntebe atuje. Hanyuma umugaragu we ukiranuka ni uzaberurira, ababwira ati nimumve imbere mu nkozi z'ibibi mwe, simbazi, sinigeze no kubamenya. Ashimwe ko yahindutse umugaragu kubera ko yaradukoreye. Icyo bisobanuye. Nibyo. Yakoze ibyo twagagombye gukora. Nibyo.
nyuma y'iyo mibabaro yose azabona urumuri, nibyo azanezerwe namara kumenyekana ko ari intungane. Cyagiye cyo kwa Pilato, yego yashyirwaga mu rukiko akaburwaho icyaha. Pilato aravuga ati uyu nguyu nta cyaha mubonye, ngo n'amategeko n'abahanuzi bose baragenzuye basanga nta cyaha na kimwe uyu mugaragu w'Imana yakoze. Icyo kizamini aragitsinze rero, aragitsinze. ngo kugitsinda nibyo byanatumye ngo azageza benshi ku butungane. Ntiwumva rero kandi umugaragu wanjye azakiranura imbaga y'abantu. Abantu bagikiranye n'Imana. Yesu yakoze akazi. Ubu nta kibazo tugifite n'Imana, ntabwo tukiri gukirana, ntitugifite ubwoba bw'Imana, ntitucyumva umurindi nka kumwe kwa Adamu, Imana iraje, Yesu mu izina rya Yesu, ntitucyumva inkuru ikubise mu izina rya Yesu, ntitugenda mu modoka ngo niyicugusa cyangwa nihengama kwacu na Yesu, ahubwo turavuga ati ngwino mwami, uzaza ryari mucunguzi, turagukumbuye, dore usuku ndikwifuza, nyine mukizira gukumbuye. Ngo uwo mugaragu ukiranuka ngo azakiranura imbaga nyamwinshi y'abantu. Amen. Ngo kuko yikoreye ubwe ibicumuro byabo. Bundi kudukiranura n'Imana nta n'ikindi, ni ukwikorera ibyaha byacu, yamara kubyishyiraho tukaba dukiranutse n'Imana. Imana ikavuga ati nari ifitanye namwe urubanza nuko nzabarimbura, yego nagomba kubashyira mu muriro utazima kuko byabananiye kuba intungane. Nibyo nabashyize amategeko imbere ariko mwarayishe uhereye ku rya mbere kugeza ku rya nyuma, muhora na zeru. Ndetse ngo n'uwitondeye akagira iryo asitaraho aba yarangije yose. Ndetse n'amategeko mbere y'uko ajyaho mwari abanyabyaha. Twabonye ko kuva kuri kavukire yacu ibyaha byari abanyabyaha. Amategeko yo yaje kugira ngo adutsinde cyangwa se atwereke ko turi inkozi z'ibibi koko nk'uko Imana ibivuga, aduhamye adushinje ndetse ngo dutsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Abaroma 3:19 ndetse na 20. Ubwirasi bushire, ubwibone bushire, hatagira umuntu n'umwe ugaragara nk'aho atatsinzwe. Muri make Imana bikemuriye tukiri hano mu isi, kugira ngo nitugera imbere y'urukiko ibaza umuntu uzazuka kibura. Ese uko umuntu uzazuka kibura ntabwo yumva ko azatsindwa yanza kunze, nge nakugira inama gutsindirwa. Nibyo pe. Uyu mugaragu rwose w'Imana ukiranutse ni nawe wadukiranuye n'Imana, ngo atugeza ku butungane. Mu kutugeza ku butungane ngo nuko yari amaze gufata ibicumuro byacu byose abyishyizeho. We kuko yari asanzwe ari intungane, byabaye ngombwa ko afata ubutungane bwe akabuheza twebwe b'abanyabicumuro, twebwe abanyabyaha bakavukire, twebwe abanyabyaha b'inkozi z'ibibi, twebwe twagerageje gukora ibyiza tugasanga twakoze ibibi, twebwe twavukanye ubwandu tukabukurana tukibonaho ibyuririzi ku manywa na nijoro, twebwe twagiye kwivuza hirya no hino ku bavuzi bitwa na gutya na gutya, twebwe twanyweye imiti myinshi iyo baduhaye niyo twihaye, shaza batisimu twarazinyoye, amasakaramentu twarayanyoye, yo sukari sinkibukaranga yari barabihanjuye, ukava mu idini ukajya mu rindi nabo bakaguhanjure bakakuvugutira, ariko indwara ikanga ikabicyoreza. Naho dukiriye bashyizeho iyindi miti, umvaga ko n'ishapure n'amibukiro bayongereye, baracyasoroma. Igisubizo cyarabonetse kuri Yesu Kristo, yewe mugaraga Imana yohereje ngo naza dukiranure n'Imana. Yarakoze bitanyuze mu mvugano, byaciye mu magambo nk'uko wabwira Imana ati Mana mbabarira. Oya, Yesu yarabigerageje kugira ngo yereke abantu ko ibyo ntacyo bimaze byo gusaba Imana imbabazi. Aravuga ati data ni iki kikundekesheje? Ayo si amagambo, yego. Iyi Imana iza kubabarira abantu ibyaha biciye mu mvugano, ubundi biri ari amagambo ya Yesu yagombaga kumvirwa, yari gutuma itakimwisha. Yes. Ariko kuko isezerano yagiranye na muzehe
nyirabayazana Adamu yarabwira ati nurya ku giti nakubujije uzapfa nta kabuza. nta kabuza n'uwiteka wabivuze. Nta kabuza bundi ni indahiro y'umuntu ukomeye. n'uwiteka we indahiro ntigine ntikuka. umuntu ashobora kugera agahinduka bati sawa kubera iki ngiki ngikuyeho nakundi umuntu yabigenza cyase ndahindura reka nkihorere saba reka nshyiremo imiyaga nk'uko bajya babivuga cyangwa isubireho. ariko Imana yo yari yabivuze nanabivuze iryo sezerano riranakomera. ni nayo mpamvu mu isezerano rya kera tubona ibintu byagiye bipfa, tubona haragiye habaho ibitambo bimena amaraso uko ibihe bigenda bisimburana, ndetse ayo maraso akajyahe akajya gutwikwa bakayashyira mu gicaniro agashya agashirira nk'ikimenyetso cy'uko ubugingo bw'ugitanze bukongotse muri make kugushyira mu muriro kwawe. burya aya maraso yajyanwaga ku gicaniro ni wowe nyirayo burya wari ushyizweho bakaba yishyizweho. burya kurya umwotsi wacumbekaga burya ni umuntu wabaga uri gukongoka. nyine mwumve gukira gihonomu uko byagenze nuko Imana yafashe aho yagomba kuzadushyira ihashyira amaraso y'igitambo, ihashyira Yesu. Yesu abari nyine mwumve neza iyo tuvuga Yesu agaragara mu bihe bya kera mu bishushanyo, tukabona ibitambo byaratambwaga mu buryo bwinshi, kikava amaraso bakakijyana bakagitwika, tukabona handi baracyohere bakijugunye mu manga kiguyeyo, tukabona handi bagikize nyine ku muriro. Yesu nawe yabaye igitambo n'ubundi nk'icyo ngicyo, ajya kumusaraba nko kumushyira ku nkwi. mu maso y'abantu tubona yaramanitswe gutya, ariko umubabaro yababaye suriya. oya si imisumari, si ziriya nkoni, si amahwa. ndetse dusomye ngo Uwiteka hano haruguru yaho gato ngo Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. niba Uwiteka amushenjagura, mu gushenjagurwa kwe n'Imana ntabwo ari ibintu byagaragaye. tubona abantu baragerageje kumukubita, abantu bo bakoze utuntu tworoshye rwose ku mubiri nyine kujya mu nyamubiri basi agira mosiyo biriya bintu kandi ku mubiri byari bikaze. ariko biriya yakorewe n'ibisambo byose byarabikorerwaga. kiriya cyo gihano Imana yagombaga guha umunyabyaha. umva ku murongo wa 8 Yesaya 53 guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. ubwo kujya kumusaraba siko gucirwaho iteka. hari ikintu Imana yakoreyemo yego kitabonwa n'amaso, kitabonwa n'abana. twari gusara. hari ibintu Imana yaduhishe hashingiye n'ingano ya kapasite y'ubwenge bwacu. iyo muhana igihano cyo kurimbuka twirebera n'amaso yacu, twari gutwara turoma. niyo mpamvu tubona kuri iriya saha ya 9 tubona haracuza ubwira kabiri, kubera habaye ibintu Imana idashaka kwereka abantu. Imana yashyizeho rido imukubitira mu cyumba. Rega si nubwo gusa n'amambere n'ibitambo yari yarahakinze kugira ngo utaza kubona igitambo cyawe gikongo. yego rwose si byo se igihano cyawe ntishaka ko ntiyashatse kukibona. twari gusara ubwenge dufite, imitekerereze ya muntu ntiyabasha gushyikira ibintu Imana ikora iri guhana. ariko yashimye kumuciraho iteka. umurongo wa 8 ngo guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. ngo mu bigihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu bisi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe. ariko muntu twumva niba Yesu yarakubiswe atazira ibicumuro byawe, urumva wowe bizagenda, wowe urumva uzabikwizahe koko? nyine bumve neza umubabaro Yesu yababaye. bumve umubabaro Yesu yababaye. ibi bintu utari kwemera urumva nyine ubwo utemeye icyo wakwemera iki? urumva gushyirwa ku musaraba kwa Yesu bimeze nka kurya n'uburi gitambo cyashyirwaga ku nkwi kigakongorwa. kigakongorwa wumve aho wagombaga kujya, bitandukanye n'aho ibisambo byajyaga bigahanwa mu buryo bw'umubiri. Imana yamuhannye igihano kitagaragara mu maso y'abantu. ni nacyo Yesu yarebaga akareba imibabaro agiye kubabara, ngo agatitira agahinda umushyitsi, n'iki gikundekesheje iki gikombe cy'indenge, akabira ibyuya byivanze n'amaraso, ari gukongoka, ari kumva umubabaro, ari kurimbuka. ngira igiteka Imana muciriho ku bwawe. warangiza ngo urasaba imbabazi, ngo uzasaba imbabazi katazisabye Yesu. Yesu we katazisabye. amaraso atamenetse ntiyari kubabarirwa ibyaha.
turekeraho gupfobya urupfu rwa Yesu, ahubwo twizere ko umubabaro twari kubabara ari wo Yesu yababaye, twe tuba turababariwe. Iyo tuvuga twarababariwe nuko umubabaro twari kubabara ari Yesu yawubabaye. niwe Wumve ibyaha byagombaho kujyana mu murutazima nibyo umugaragu w'Imana yishizeho biwumujyanamo. Ubwo yawugiyemo rero ntukigiyeyo, ntago mwajyaho muri babiri. Iyo igitambo cyemerwaga, uwo cyatambirwaga burya yahitaga yitahira akaba amahoro, akaba umwere, ntabakurikiranwaga kandi igitambo cye cyemewe. N'ubundi dufite igitambo kimwe aricyo Yesu, yaratambwe kandi yaremewe. Ubwo yemewe rero, izere ko urubanza rw'ibyaha byawe rwagukuweho, ureke gukerensa urupfu rwa Yesu. Ibyo nibyo biremwe nonaha, nibyo biremwe nonaha. Niba hari ikintu uza kumva kiremetse, uduhamagara utubwire. Yego rwose. Ariko nanone niba hari ikintu uri kumva cyenda kuremeka ukumva nturi kugisobanukirwa, nabwo uduhamagara utubaze. Yego rwose. Niba hari ibyo uri kumva twavuze bitari byo, karibu cyane, turagukeneye. Yego rwose. Uzutuvuguruze rwose. Abantu dore turi ku karubanda, abantu bakeneye kumva ukuri. Niba ufite ukundi kuri kurenza uko, duhamagare, uhe abantu ukuri rwose. Tugiye kubaha umurongo, sibyo muvandi? Tugiye gutanga umurongo, twumve n'abandi mutuganirize, muhamagare, mutuvuguruze pe. Ariko nanone niba hari icyaremetse nanone, uduhamagara ushima Imana ku karubanda. Nibyo rwose, bose babyumva. Telefone mugiye guhamagaraho, waburetse ngatanga ubutumwa bugufi. Yego. 0783464800. Iyo ntabwo ihamagarwa, ni message mwoherezaho. 0783464800. Ubutumwa bugufi. Yego. Iyo guhamagara ni 078271 indi 8229. 0781 Ni karibu dusangire ikiganiro. Mbere twamwakiriye. FM, amahoro. Yakuzwe iteka. Urinde uherereye he? Mutagatifu Ejide Karenge. Ejide mutagatifu. Turakuvuga Imana ko ndo mutagatifu. Naye nabonye ijuru ku buntu bitewe mu rupfu hambwa no kuzuka bya Kristo. Amen. Ndetse nakunda ijambo ry'Imana mwigishije cyane. Naye numva mu Baroma igice cya 5 niho havuga uburyo ngo amategeko ataratangwa. Yego. Mutero rwazaga rwatwaraga n'umuntu utakoze icyaha. Yego. Ikiganira ngo igicumuro cya Adamu cyari gihagije ko umuntu atirwaho iteka. Nta rundi rubanza rubayeho, nta yandi magambo, umuntu avuka akatiwe, nta yandi mananiza muvandimwe. Ariko nyine Imana ishimwe ko yashimye gutanga Kristo kugira ngo ashinge gukiranuka kwacu. Amen. Kiduhesha amahoro niwe cyari kiyo. Amen. Abantu bari kwiringira mu mitegeko n'amategeko, ahubwo bizere Kristo wabaye ikiri cyangwa wabaye ikintu kitunga n'Imana. Amen. Imana ishimwe rero muri makeya, ubwo abantu bave ku kinyoma cy'idini, bamenye ukuri bahishwe kera. Imana ishimwe. Ijuru ntabwo rikorerwa, ryatangiye ubuntu muri Kristo Yesu bene data. Urakoze mwene data ku musanzu wawe. Suhuze bene data bikarenge bose. Yego ndabataye. N'abinyakariro. Hello. Yagiye. Ejide arakoze. FM, alo. Mwiriwe neza. Muri bande? Muherereye he? Nitwa Nigena rero Desire, mpereye ku Muyumbu. Yego Nigena. Kambabwiza ukuri, n'ubwa mbere numvise abantu bavuze ibintu 90% by'uko mbitekereza. Yego rwose. Kubera ko reka nkubwire impamvu. Baravuga ngo Imana ubwo yaravuze ngo birashoboka ko umubyeyi yakoze n'uwo yabyaye. Ariko njye Uwiteka ndirahiye sinzakureka umwana wanjye. Niba umubyeyi noneho nigeze kubaza umuntu ngo ni ikihe cyaha umwana wawe yakora, bakaguha icyuma ngo cibe ijosi rye. Kandi uri mubi icyo cibuke. Yego. Kirabura. Ndangije ndabaza uri umwana w'Imana? Ngo yego. Niba umwana wawe nta kibi wamukorera kandi uri mubi, ukabura umwana w'Imana, Imana ikazakigukorera kandi iyo yitwa ngo nziza, ubwo yaba ikiri nziza. Oya yaba yirusha ubwiza. Uwo good
yaba yirusha ubwiza. ibyo bintu ni ugutuka Imana kabisa. Noneho mpamvu bivuze gutyo rero, Bibiliya avuga ngo igihembo cy'icyaha ni urupfu. nibyo impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. nibyo bivuze ngo nanone naramajije umuntu ngo umugabo yaguhaye akazi ngo ukorere 200,000. ibyo yaguhaye ukabikora neza birenze uko yabitekerezaga, akaguha 2,000,000. kuri 200,000 harenzeho 1,800,000. ukimara gufatira amafaranga hagatamu umuntu ari kwigendera akamuhereza amafaranga 500 gusa atamuzi. wowe uhawe 1,800,000 n'uri uhawe 500, uhawe impano y'ubuntu ninde? n'uhawe 500. kuko 1,800,000 ni igihembo cyangwa ishimwe, ni igihembo n'agahimbazamusyi. nibyo rwose twabyumvise cyane izo ngero zose. niyo mpamvu rongeye nemera 100% ngo ndi umwana w'Imana. ibyo birahagije. urakoze cyane. je nta nubwo ndi n'umukozi w'Imana, sindi n'umugaragu w'Imana, ndi umwana w'Imana. umugaragu w'Imana ni Yesu. umugaragu w'Imana wayikoreye bikemera ni Yesu wenyine. tugushimiye Imana cyane rero, reka dukomeze kwakira n'abandi kubera ikibazo cy'iminota. urakoze cyane. Allo mufate. Allo turakumva. ninde uherereye he? muravugwa na Eliya Ngoma Eliya, umeze ute? ufite ikibazo no kuba mu isizitizi. ngaho ririmbo wishimye araririmba. nezerwa Yesu yarababaye bikabije. yego rwose rwose ku rupfu baje kwibito kubwo kumwizera. ntabwo yapfiriye ubusa. niyo mpamvu tugomba kugira ibyiringiro. yego. ubwo nawe uri muri bya byishimo nyine byari byamushyizwe imbere. komeza umushimisha umuhaze disi. buri umusaruro w'imibabaro ya Yesu. urakoze cyane Eliya Ingoma, ubasuhuze cyane bose. yego mu bwo neza namwe. Fine FM allo. twakwakiriye. bashimwe. Yesu ahimbazwe. ni Theobald hano bwera mvura. Theobald. nanjye nakiriye agakiza n'umwana w'Imana watumeneye amaraso ku musaraba. ubu uri intungane? yego 100% cyangwa haraburaho gake? uri intungane 100% cyangwa ntibyuzuye neza? ndi intungane 100%. igituma mbihamya gapenyarikira mu Baroma ibice 4 umurongo wa 4. havuga ngo udakora ahubwo akizera uha abanyabyaha kuba intungane. kwizera kwe kumuhanyirizwa no kuba intungane imbere y'Imana. urakoze cyane mwene reka twakire n'abandi nabwo. urakoze cyane disi, ukomeze ubihamirize nabi bwera mvura bose. Hello. yagiye message ziri kuza ubufururizo. Mana yanjye mpinze umushyitsi, menye ko hari igihano cyihariye Imana yahannye Yesu. yego disi. niba nta wundi nkomeze. mwiriwe, none se ko Yesu yatubereye igitambo, nta byaha twakoreye muri iyi si tuzabazwa abantu basambane, baroge, bice, sibyemewe pe, ndumva atari byo. ngewe numva muri yego. mwiriwe. yego turikumvikana. turakumva cyane. nitwa Muvara Valence. Muvara. nanjye ntuye Ngoma muri Rukira. yego. ariko ni ukuri murandangije ndetse mwari nabyo bakera ko twari twarabaguze. ahirukira barahari bene data. uze kuduhamagara nyuma y'ikiganiro rwose. ahirukira rwose aho ngaho muri karitsiye urimo barahari, umuryango munini cyane w'intungane. ni ukuri uyu munsi. yego rwose. uyu munsi noneho muranyise neza. biremwe nonaha ntabwo wari usanzwe ubizi. maze kugura pake ntacyo ndaza kubahamagara. urakoze. nimero niyo ngiyi ikomeze. urakoze cyane. yego twamwakiriye. ahari uyu wari uri kuvuga ngo asambane agire gute, ibyaha byo arabizi ko asanzwe abikora. twamwakiriye. Fine FM allo.
ntabwo yamenye ko twamwakiriye. N'ikimenyimenyi uhora wihana ariko ntiwari waba intungane aho wahereye. Urumva ko ntiwari ukwiye kwirirwa ubaza bino, ariko nabwo urakoze kubibajije. Aha ngira ngo numva utanyuzwe ko utwo dusubizo dukeya turagumya tukongere, kuko Imana irikwije. Turagomeza tugufashe wongere uwandike nta kibazo cyangwa unahamagare. Irubona naho aranditse uwitwa Solange mushiki wacu ati turabakurikiye cyane. Twakira n'undi. Yego. Allo. 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 Sikujayize harayo telefone yabo. Allo, ko tutakumva di. Shoko tamye ko twamufasha hari. Mwiriwe ni Kabirwa Viatori ndi mu Bugesera. Sobanukiwe ko ijuru ridakorerwa, ariko munsubiriremo ya mirongo ibiri mwatangiriye kugira ngo nsobanukirwe neza. Ya mirongo ibiri twatangiriyeho tubimusubiriremo. Ni Yesaya 48 uhereye ku murongo wa 7 ukageza ku 8. Uze kuyisomera, ndetse ukomeze usome Bibiliya yose yuzuye ubuntu bw'Imana, yuzuye ukuri kuzuye. Fine FM. Allo. 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 Fine. Allo. Allo. Ntituri kumvikana. Yego, ndumva birakunze. Allo, turakumva. Ninde muherereye he? Ni Donata Irwamagana. Dona, ngaho tubwire. Ijambo ryanyu rwose riransinze. Biragutsinze. Niyo byiza urahita utsindishirizwa. Dona, umvisha iki? None nabaza. Hari igihe kigera umugabo asengera abantu. Wamusengesho nayangaye. N'ubu turi kugusengera. Urashaka iki ahubwo? Ikibazo ufite ni ikihe tugisengere? Mu nsengero naraguye cyakongera kubyuka. Waraguye. Tega amatwi Imana ikubyutse rero. Imana iri kukubyutsa kubera ko wagwanye na Adamu nyine. Sibyo? Kugwa nta kundi nuko wahindutse umunyabyaha kubwa kavukire yawe. Ntutekereze ko kugwa kwawe ari kuba wenda wararetse korari, sibyo, cyangwa se gusenga cyane ukaba waragabanyije vitensi. Ahubwo mu kugwa kwawe ni igihe wahindukaga umunyabyaha ukivuka. Turagusaba rero ngo wizere ko umubabaro wari kubabara w'ibyaha byawe ari Yesu wababaye, urabuhagurutse burya. Urabubyutse. Nayo ibindi byo byaba ari ibihimbano pe, ntago twakubeshya. Dona, uherereye mu murenge wuhe? Mu murenge wa Gahengeri. Okay. Yego rwose. Iyo nimero uyigumane, turaza gusengera ubyuke. Rwose. Sawa, urakoze cyane. Yego. Bari bazi ko kugwa karukira Imana. Nabajije ngo nta byaha dukorera mu isi tuzabarizwa mu ijuru. Niko abajije. Aragarutse ni wa wundi utari wanyurwa. Wabajije ngo ese dusambane tugere gute? Ngo nta byaha dukorera mu isi tuzabarizwa mu ijuru. Turagusubiza humura, ugomeze ube ku murongo. Fine FM. Allo. Allo. Yagiye. Nyine ibyaha ukorera mu isi uretse byasohotse, ahubwo Imana yashyize kuri Yesu ibikubamo cyose. Wowe uri kuvuga utwasohotse nona n'utwaje inyuma ni maonesho. Imana yashyize stock ikubamo kuri Yesu, irabimuhanira. Yego. Ibyo rero uri gukora n'ubundi biri kuri liste ya bya bindi Yesu yishyizeho. Ahari wasubiramo nimero. Wasubiramo nimero kuko bari guhamagara iyi ngiyi. Nimero ihamagarwaho yisubiremo 0782 indi 8229. Iyo niyo nimero yo guhamagara. Iyindi muri guhamagara ku ruhande niyo koherezaho ubutumwa bugufi. Nyine ni wizera ko Yesu yishyizeho ibicumuro byawe, twabisomye. Hari umugaragu waje kwishyiraho ibicumuro byacu. Si ibyo se yishyizeho?
ndetse mu baheburayo ibice 10 umurongo wa 10 havuga ko hari igitambo kimwe cyabaye cy'iteka ryose muri iryo teka nanone harimo nejo harimo hashize nejo hazaza harimo kugeza kuva mu mubiri kwawe kugeza igihe uzavira mu mubiri nutabyizera uzarimbuka niho hahandi kugira ngo tukubwize ukuri ntabwo tujya turyarya yego rwose aha uyu nguyu twamwakiriye PNF malo yego turakumva muri bande Diedone watwumvishe twabanye mu kiganiro nagikurikiranye ndagira ngo umusengere ndarwaye cyane nk'ubu uramutse upfuye waba ugiye he Diedone nk'ubu uramutse iyo ndwara iguhitanye waba ugiye he abantu bazajya mu ijuru cyangwa mu muriro ntabwo ikibazo ari ukurwara kuko uretse no kurwara natwe tuzapfa igikenewe nuko umuntu amenya aramutse avuye mu uyu mubiri yaba agiye he PNF malo yego yego turakumva kutavuga kandi iminota yihuta ariko ikibazo yego baza vuba shuti ariko ikibazo no cyanjye nanjye naraguye wigeze guhagarara se wigeze kuba intungane wigeze kuba intungane ngeze ubiheshejwe n'iki ubiheshejwe n'iki ibyo nagiyemo nyine bineshinze nayo ndimo yewe bigeze kudusomera ngo ubutungane bw'umuntu ni ukuri burahindagurika ariko hari ubutungane Imana yavuze bwayo butajya buhindagurika nibwo turi gusobanura ngo niwizera ko Yesu yatwaye nuko kugwa kwawe sibyo uraza kuza kubarwaho gutungana kwa Yesu ariko ko nyine wishingikiriza naho kugwa nukujya mu bintu ukabivamo guhindagurika ukoranye nabyo sibyo reka kwiyizera ahubwo izere ko ibyaha byawe byose ari byo Yesu yishyizeho uraba amahoro iteka ryose ni nabwo uzaba uhagaze uyu ati yewe nundi gabanya radiyo gabanya radiyo tubone uko twuvugana alo yego gira vuba iminota yagiye bite ko numva utafite ibakwe ko numva utavuga kandi wahamagaye bite kandi iminota yihuta ikibazo ni ikihe vuba agira ngo umusengere nanjye tugire uze kuduhamagara uze kongera nyuma y'ikiganiro tugusengere iminota irarangiye ngo yewe nsinzwe n'ubutumwa bwiza mutugejejeho ahubwo mwaboneka he ngo tuzabasure nikayobera Evariste nikayobera Viateur mu Bugesera turaza kuguha adresse nta kibazo ariko ni nimero ikomeze no mu Bugesera rwose barahari mu Bugesera abera bariyo PNF malo yego Etienne twakumvishe yego nawe urarwaye indwara urwaye waba uyizi indwara ikomeye rero umuntu arwaye ni y'icyaha ni nayihatsemo n'ibyo byose bya malaria bya grippe n'ibiki ariko igihesha umuntu kujya mu ijuru ni ukwizera ko Yesu yagupfiriye kuko ushobora kurwara ukaba urapfuye cyangwa ukazicwa n'ikindi n'abarwara barakira bakongera bakarwara ariko twagusabaga kugira ngo wizere aya magambo twavuze ukire uburwayi kavukire bwo mu mutima niho n'izi ndwara zose ziza gukira iminota irarangiye turaza gukomeza kubasengera na nyuma y'ikiganiro murakomeza muduhamagare nibyo ngira ngo abakihamagara iminota yadushiranye ubwo naho ku wa gatandatu saa 11 no ku cyumweru saa 11 ubwo katubibutse nimero noneho baduhamagaraho mu gikari ni 0788464800 0788464800 gisubiremo kubaje none aha nabo bakomeze
batuvugishe 0788 kuri YouTube Ijuru Ntirikorerwa TV uhasanga ibiganiro byacu n'ibisobanuro nawe ukabaza kandi ukunganirwa kugira ngo ube wabona ijuru uritunge uri hano mu isi. Ariko dufite na WhatsApp nayo watujoininga waduhamagara tukagushyira ku rubuga tukarushaho kugumya kuganira ku kiganiro Ijuru Ntirikorerwa nawe ugatunga ijuru uri mu isi ubundi amahoro agataha umutima wawe. Dushimiye abadusengeye, dushimiye abadukurikiye, dushimiye abahamagaye, dushimiye abatwandikiye, dushimiye n'ubuyobozi bwa Radio Fine FM. Dushimiye kandi Imana yayoboye byose ikabishyira mu buryo ihimbazwe. Amen.